ntago wakumva ukuntu sinema y'abanyamerika iri kugenda itera imbere. Reba nk'iyi filime bita Apocalypto, iyi ni filime yasohotse muri 2025. Iyi filime yakunzwe n'abantu benshi cyane ndetse bitewe n'ibyari birimo, ukuntu byari bitangaje cyane, abantu batumye bayikunda cyane, ibasha kuba yaryohera abatuye isi. Iyi filime rero nje kukubwira making yayo, ukuntu bayikoze n'uburyo bagiye bakura mwene ari amashusho ameze kuriya, bakabasha kuba bakora ibyo bita designer, kuba designinga. Hari abantu benshi cyane mwakomeje kugenda ngo mwibaza ngo ukuntu ngari amatwi ngapfumuye. Ibi nibyo nje kubereka ukuntu iyi filime yakozwemo. Wowe tugiye kubana muri iki kiganiro, kanda subscribe ubuke no kuba wakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana muri iki kiganiro. Naho njyewe aracyari Kwizera Jean de Dieu. Rero ntuve ku murongo mu gihe ngiye kukubwira iyi filime makeup, uburyo bakoze makeup kugira ngo bakore ari amabara yo ku mubiri yose wabonaga muri iyi filime ya Apocalypto, byose ugiye kwita ubimenyera aha ngaha. Iyi filime ubundi ngo bivugwa yuko ko ya directinze n'uwo bita Mel Gibson. Uyu mugabo rero byamufashe igihe kinini cyane kugira ngo azatoze bano bagabo iki kirimo se cyangwa imyitwarire y'aba bagabo ukuntu bazitwara muri filime. Kandi akenshi na kenshi uzi ko filime nk'izi ngizi ziba zarateguriwe mu ishyamba, akenshi tuzi ko bazitegurira mu mastudio cyangwa ahantu mu nzu, bakabasha kuba baremamo ibindi bintu bakoresheje CGI. Ariko Mel Gibson yabashije kuba yabajyana mu mashyamba kuko yabonaga ari byo bizababera byiza. Niba uri kuri akuntu bagiye baba designinga, bagenda babakubita ari amatatuwaje, ibi nibyo bagiye bakora muri iyi filime, bikabasha nkaho kugaragara nkaho ari amatatuwaje. Kandi iyi filime yagiye izamo ibintu byinshi cyane, hagiye hazamo ibintu nk'utu mistake dutoya, nko kuba nk'abantu bagaragaza ubwambure cyane cyane nk'abakobwa, ariko nyine bagiye babikata bitewe n'uko ko nyine bitari byoroshye cyane mu gushutinga iyi filime. Kandi ikindi Mel Gibson yari yarabashyizeho umuhate cyane, ariko akanabakoresha cyane bitewe n'uko iyi filime yamutwaye amafaranga menshi cyane. Iyi filime irakimara rero kuyikora, rero iyi filime yayijyanye mu mastudio yagiye atandukanye, abaproducer bakajya bagenda bayicisha mu ijisho, ariko bakareba bakavuga ati naho bahera bayikora kubera yuko ko irimo violence nk'ibyo bita ni ibitanyuranyijwe n'amategeko, nyine nko kwambaramo ubusa se cyangwa ibindi bintu byo kwipfumura umubiri n'ibindi bintu bitandukanye. Rero ibi ngibi byatumye rero abaproducer bose muri Amerika bakomeza kuyanga, ariko Mel Gibson ntabwo yakomeje kuba yacika imbaraga. Rero yaje kuza kuba yajya mu yindi studio, rero ibasha kuba yamwemera ko iyi filime bayikora, ariko nyine bakazatwara inyungu ingana. Mel Gibson rero iyi filime rero kugira ngo ayishutinge rero yamutwaye angana n'amadolari 735,000. Reba akantu aha ngaha, waba wararebye kuri aba barapfumuye amatwi ese cyo ukabona ugutwi kurapfumuye, hari akantu bafata kakamadikano bongeraho bakabasha kuba bagasiga irangi kagasa nk'umubiri. Niba warigeze kubona bikagutangazamo, niba ubireba neza aka kantu ukuntu gateye, ni nako bigaragara ko wajya mu gutwi kurapfumuye. Bafata kandi kantu rero bakakungaho bakagateraho ukagira ngo ni ibyanyabyo koko baragapfumuye. Niba uri kubireba neza nawe byitegereze neza kuri ishusho y'ako kantu uri kureba, urahita ubyibonera. Iyi ni filime ndikubwira ukuntu bayidesigninze n'uburyo bagiye batera ari amatatuwaje n'uburyo bagiye berekana ko ari amazuru yapfumuwe. Ibi byose ntago aba ari ibintu byanyabyo, ni ibintu baba barakoze. Iyi filime rero bajya kuyikora rero byabaye ngombwa ko bashaka umudesigner rero uzabasha kuba wabikora. Begereye rero umugore bita Ariane Mogson. Uyu mugore niwe wabashije kuba wadekora aba bose ureba muri iyi filime ya Apocalypto, bose agenda badekora. Uri kubibona neza ko yagiye abaha amatatuwaje agiye atandukanye, agenda bitaho. Niba uri kureba muri iyi sare urabona ko abantu bose bari barimo babitaho, barimo bakora iyi filime. Iyi filime rero yakunzwe n'abantu batari bakeya ndetse no ku isi yose bakomeza kuba bayikunda, bitewe n'uko ko Jagu Panda uriya mugabo urimo Jagu Pagu ari we muntu wabashe kuba waryoshye iyi filime. Njyewe rero twabanaga rero muri iyi nkuru se cyangwa muri iyi documentary ya filime yari Kwizera Jean de Dieu. Reka tuzasubira ubutaha noneho tureba mu tundi mistake twagiye dukorwa muri iyi video ndetse twishi cyane. Reka mbabwira ati naho ubutaha.